amafoto yose y'abantu badafite agapfukamunwa bihangane ntiyatambutse bihangane utambutse amashusho n'amabwiriza ariko babonye amakosa yabaye bahita badufungira urabizi nanjye social media badufungira kohereza kwifashisha impano habayeho kuyateranya akaboneka cyamunani y'igihe satani cyangwa se abanzi bavuye kubera bashima imana Yes.
Sabe
tubanze dusaba umugisha watanze amaturasa imana data, imana ikomeye, imana ihambaye, imana ifite umugisha. Turagushimiye kubw'abana bawe batambukije cya cumi n'amaturo, bahereza umugisha wasezeranyije kuva mu ntangiriro kugira ngo byarusheho. Wavuze ko abana bawe bagutangira cya cumi n'amaturo uzaba umugisha, ubahereza umugisha utagabanyije, ikintu kive mu ijuru kivira ibiganza byabo aho berekeje baroni. Mu izina rya Kristo Yesu wicikatse wigane wihoreye umwana wawe, abana bawe batanze cya cumi n'amaturo, kandi buri muntu wese uriha umukingurire imiryango y'umugisha, abana bawe batangiye bature kandi barone. Turagushimira ko
kandi dusenga Imana mu izina rya Kristo Yesu turagushimira. Amen. Mukomere Yesu amashika dushimiye ubuyobozi bw'abakora yatuyoboye neza. Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Unyemererwa ko twifatikanye bimwe twishyuye mu ijambo ry'Imana. Hari mesaje ya Imana yampaye umunsi ngomba kukugezaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Cyangwa uraza gushimira Imana. N'ijuru imbere y'Imana
ngo tuzabashyigikire batangaga babiri tuzashyigikira mu kigenda tukabaza tukabirekana karibu bwiza mutware enoki turabakiriye izina rya Yesu. Kugira ngo basome iyi
wese ijambo ry'Imana kuko buri wese abashinzwe bose Imana yigisha intego yigisha intego ivuga ngo gusubirirwa n'Imana ibyo abandi bagize gute bananiwe. Yesu ashimwe cyane. Iyo twitegereje kino giteye yari ngo Imana ishimwe Daniel yagiye ayisubirwa n'Imana mu gihe abandi babaga bananiwe. Daniel we yagiye ayisubirwa n'Imana ibyo abandi bananiwe kugira ngo utere wishu bibayikore kuko sinzitegereza yari yaratosheje ku ngoma mu gihe yabaga kubaka Babuloni abandi bayisiza no kuyobora neza hejuru y'umurwa yashyizeho shami akajya yigendagendamo akikubita ku gitutu akamukorera Babuloni nziza niba ibyo bituma Imana imubaye fata kuri tubabivuga ngo tubabivuga kwishisha bugufi wabivuze ukabina byumva umutima wawe umenya kwishisha bugufi. Imana yari yamugiriye neza ariko aratsibagirwa Nebukadineza atangira kumva ko ari amaboko ye arimo arabikora. Ibyo bituma Imana imukura ku bwami cyangwa se imugarura mu rugo. Belshazzar arese ku ngoma birambwira ngo aho kugira ngo yishimwe yitegereze Nebukadineza ko yarishije imyaka 2 ari mu ishyamba azira kuba yarishije hejuru aho kugira ngo azitegereze atangiye kureba icyo yahindura agezeho agatangira kurya no kunywa no kureba afata ibikombe se Nebukadineza yari yabwiye Museni by'izahabu byategurwaga mu nzu y'Imana atumira abakame babinywesha vino babinywesha inzoga. Icyo cyababaje Imana yahawe Satanayo bita impanuka abo bari bari gusangira yandika ku rusiga yandika ngo meni meni ufurasi aleluya peke ufurasi. Aya magambo yari amagambo muremure akomeye ngo umwami amaso yarafunguka yarabibona atangira kubaza inyandiko ese ntabwo izo mwami murabibona nabo abagabo twabibona aleluya. Ariko nicyo nshaka kuvuga bahamagara bazi gukubita ibihugu abapfumu bahamagara bazi kuragura bananirwa gusobanura iyo nyandiko. Umwami aravuga ati murapfana ariko mu gihe bari yaragiye kubica habonye kumwe arababwira ngo ndibutse hari umuntu witwa Daniyeli nyamara umuco w'Imana n'ubwenge bwo kumurika no kwitegereza no guhanga ubusobanurane mbere y'uko twica reka Daniel namara kuza turebe ko ashobora gusobanuraho iyi nyandiko. Daniel ati umwana amubwira ibyo arimo areba aramubaza ntabwo areba ateganya aravuga ngo ushobora kubisobanura wamara kubisobanura ukazambikwa umukufi w'izahabu n'imyenda y'ibihembo kazatwara gatatu ku bwami. Yesu ashimwe. Daniel yarangije asenga Imana imusobanurira ayo magambo meni byasobanuraga amagambo akomeye avuga ngo wapimwe ugaragaza udashyitse. Haleluya. Tekere ndetse na ufurasi nabyo byagaragaye bisobanura ko Imana ubwami yarushe ingoma yabuhaye Abaperesi kandi bo bagiye kubiyobora. Yumva ko nizo kubera ko yari yamushije yigeze yishyurirwa gakoso aho abandi bakushije abana. Uyu munsi agutuye ugenda muganirwa ukwiriye kuba maso no gukosora ibyo bene wanyu bakoze ukamenya amateka. Ese so yakosheje mama wawe yakosheje wowe ayo makosa ukirinda kuyakoza. Bene wanyu basinze baragusa gutekera nawe kandi yakurikirana ibihano byabahaye nawe ntabwo bizagusiga. Uyu munsi
musarani banane gushimira kubera Yesu Kristo. Yosefu yagendaga yishimira nawe ibyo Farawo yapfuye imbere kumwishyura igishobora gutuma iriye cyangwa se ishyura ni ugusenga Imana no gukira no kwizera Imana bizatuma ishyura y'Imana iboneka mu buzima bwawe kubera ko Imana haleluya. Imana ishimwe kubw'iminota dufite tugiye gusenga Imana dusaba Imana igereze yishyure. Imana ishimwe urebe amakosa wakosa wemerewe guhabwa utwara nayo uyu munsi kandi kuyishyurirwa kugira ngo muri nayo mesaje nagusangira abantu kubera iminota amasaha tubanyuzemo hano arabaza n'abantu bagomba kujya kuza kare saa munani tugatangiraho gusenga Imana. Haleluya. Wahaguruka tugasenga Imana dusaba ko yaduha ishyurirwa tukamenya aho tugendana uburyo dukora tukamenya aho ishyurwa zabo biganza dushimira dusenga Imana. Samba ibiganza vuga ngo Mwami Yesu yawe yagira ngo yitube ntacyo bitwara. Vuga ngo Mwami Yesu shyira bugufi imbere y'amaso yawe muri uyu mugoroba nkeneye ishyurirwa nkeneye ishyurirwa ntabwo nagera Isirayeli idafite ishyurirwa nkeneye kubishyurira inshuti turi kumwe nazo nkeneye kubishyurira inzobora niba bishema nawe aturabo nkeneye ishyurirwa mu izina rya Yesu wowe washyuriye nkeneye ikabapfumanayo byaturabura leta ya minifurura aturabura ishyuye nkeneye ikabapfumanayo nanjye bari kubishyura mugeresha abacutsire ndashaka kumva amajwi yawe shitani ya minifurura ndashatoze ndashaka kumva amajwi yawe uzamuka kuko Imana ishaka gukoreza ijuru cyangwa ibibazo gushima. Vuga ngo Mwami Yesu uyu mugoroba uyobereye amaso yawe uyobereye amaso yawe uyayishurire menye icyo wisiriye menye icyo ukwiriye gukora n'uburyo ukwiriye kwitwara mu izina rya Yesu umugabo umugayo twese Imana yafungura y'insogoshuse Mana yobora hamwe basanga yako Bana wabaturishuru senga 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 turi kwezi kwitwa mukarifu hari msima mtewe kumuheruzi hari msitewe kwazio senga tine bone stifu shakweze na ina bindika inifu reshakweze na emetuka ya inifa ya lastifu emetuka ya nao bimaka ya zima reshakwekida reshakwekida inu inifa reshakwekida awa inifu bindika ya nao bimfukanyida maishika zima owa nikaka kati reshakwekida zima awa awa shika inu inifu isina nesa hagarara hafi hari ijwi ry'Imana rivuga Imana yewe tinge nestifo
mubwire satani yatanze utazigera wubaka aciye mu muryango wawe. uyu munsi umuntu mugerageje kuba mwaba ntimushobora kurenga iminsi 40. urukundo rwari urugo rwasengezwa n'abatifuza ko wakubaka. umva ikibari imana ngo ibitabo bapanzemo barakaye ko bapfuye basigaye baruko ariko imana zamaze imana ngo ibi bitabo bigiye gutandukana na Yesu.
kubokaga kutugaza agari byaje gufatwa n'umuneza utangira kumva umubiri wawe ukongera kurwaye malariya ugateke ngo yegeye kuryama ageze munsi wahise nyinshi umva muri uyu munsi umuntu wakuruze imyuka yaramubwira zava kugaruka muri butiki y'iduka ryawe aho uri bwo azakwica uretse kuvayo tuzagamo kawe gacuruzagamo kagenda umusoro uretse gusubira hano nusubira nta minsi wamara barabitera ahantu hose yanuza bizabuguje witwa mu umutima musimbuye muri kongo imana yambwiye ibi bitambo byose bakwiye mana ya Abrahamu yambwiye ngo igihe twosabwa siriya bashaka ko yazazimwe wazitangiza ndayipera kuri mahoro zisare z'umuhanda usaba gushyira
atabara ntabwo bashaka abamugabo ariko Yesu arabavuza vamo tumusubije ubuzima ndaguhamagaye mu izina rya Yesu umutima wawe ukagaragaza Imana y'ubuzima Imana y'ubuzima mu izina rya Kristo Yesu nuko yose amaroso nuko bitanga basata uvuye munsi nugira gitano cyangwa kuvuga muri munsi ndagutanga n'ubutegetsi buroshe ubuzima buroshe amahoro yewe ubuzima kandi bubaho n'usonga biterwa n'izina ibyari byicaye mu nda yawe n'ubusimba wawe n'ubutegetsi Shirifu, akamuka, alimuweza
Imana yacu ni Imana yo kubahwa. Gusohoka si icyaha, bikorera ku rufundo urusengero, bitubone umuntu urimo hano wakoreye Nyabugogo yitwa kubera Imana witwa kubera Imana. Umuntu ubonye yicaye kuri moto, zino moto za military polisi, akagarukira ku muryango atinjira iwawe n'imbere. Batwaye impeta zawe ziri muri Kongo za mariage, bagenda baziyogeshereza ku mupfumu. Izi mpeta zatwawe singiye kuvuga kutajya ngo n'abateranyije, zikimara gutwara, nyuma y'uko bamara kuzitwara, wafashwe n'umuntu umeze nko gusa, mbona bagutwaye miliyoni zigeze nko muri hafi zirindwi hagati. Izi miliyoni zageze nko mbona zacuruza imbere hano kuri mirongo itatu ubwa kabiri wumvisikira muri siri. Imana yagiye kubarisha umugabo wawe yuko utazongera kujya gukora iby'abagabo n'abagore bakora. Iyo avuye ukazagarukira ku muryango nawe ushaka kubonana nawe, nega amatwi ukora yeye akavuye umugabo wawe aho usase mbona y'umuntu witwa Rachel. Rachel, uyu muntu yafashe terefone y'umugabo wawe ayitwara ku mupfumu w'igitaramo, kandi umugabo wawe n'umusaza we ayitwaye ku mupfumu w'igitaramo. Nishari wagize uyu mwenda w'imbere w'urekure ugiye kwinamura uyu mwenda w'umusirikare w'imbere shika biba biri shaka tara shi biba kika yugo rose wafashe ibiki
ubutwari bwinshi ndakukoze isoni uwiteka nikukoze isoni iribo lemata kini fole shitazema banzuye kuri uriya mwana uri guteza mu nda urwaye murekure yitwa ndi mwana uri guteza mu burwayi bw'ubuzima ntabwo umusisina kubera ko utaramubona mbona ari umukobwa we upfa waba usaramubona ndavuze ngo none ahaye kurabona ubuzima ndavuze ngo none ahaye kurabona ubuzima ndagutegetse kwa mitutsi fire duhereze Imana icyubahiro.
Imana ikumugisha rero. Sawa, Imana ikumugisha mu izina rya Yesu. Imana ikumugisha. Imana ikumugisha. Imana ikumugisha. Ushyigikire Imana ikumugisha. Imana ikumugisha. Imana ikumugisha. Ushyigikire umurimo w'Imana. Imana ikumugisha. Adore gusa. Oh, let's take me before. Let's shall toss him. Let's keep our feet before the star. Let's shall toss him. Peace before. Imana ikumugisha. Ufunuzi. Ayani. Bamaso. Alexis, que é uma definição das Imana ikumugisha. Sobre a peça do telefone, Imana ikumugisha ubuzima. Imana ikumugisha ubuzima bwa Yesu. Imana ikumugisha ushyigikira umurimo w'Imana. Reba, Imana yawe hari ipusi yawe ubaha abantu. Imana irayirinda utazagaruka. Ipusi ushaka ubuzima bwawe. Umugabo wabatwara amafoto y'abiri kuzimu kuva bayatwara ntabwo kwanza agiye kugaruka kumusabira uzamubabarira kuko ari ibitangaza yakoze kandi Imana yamubwiye ushinzwe abatakoze igihe wabo kandi n'akazi kawe kazaba wagira abantu bavuga barashaka kubabarira akazi Imana irabibuka mu izina rya Yesu ari Imana yamubwiye harimo imodoka mbona Imana iguhaye uzagenda ukibona uzasubire gusenga nawe Imana nyuma y'imodoka nuba amaso uza gusenga hari Imana iza kuguha Imana yaza kugushyigikiza mu buryo bukomeye kandi tuzi ari igitera cy'Imana Imana ikumye amadeni bari bakoma agiye kwishyura Imana yakwishyura kera hari gushika Imana yakwishyura kandi bakora n'ikinyabupfura ari gutangaza kandi Imana yawe utazubira bikoresha fuso kera hari gushika haleluya abakomeje kubatanga hariya kuri telefone Imana ikomeze ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusaba umugisha gutaha ariko mbere yuko dusaba umugisha watanga amatangazo ahari tugasohoka.
check sound. ubutaha tuzakosora mu izina rya Yesu. Tugiye gusaba umugisha, mushaka guhaguruka tukabasabira umugisha tunaniza imbaraga zose z'umwanzi. Mu gusenga kwawe ubwira Imana ngo Mana, iki cyumweru ngiye kwinjiramo ni icyumweru cyo kwakira umugisha, ni icyumweru cy'amahirwe, kandi ni icyumweru cyo gukingurirwa amateka. Uku kwezi turimo bakwita iki mu kinyarwanda? Ukwaki. Hari abantu bagiye kwakira muri uku kwezi, batere haleluya. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimira imirimo n'ibitangaza ukoreye ubuzima bwawe, kandi kuva uyu munsi ntabwo ubuzima bwanjye busubira kuba uko bwari buri, burahindutse mu izina rya Yesu. Njyewe n'abandi ubuzima bwacu buzakorera Imana. Wigabanyijwe, ivuga ngo Mwami Yesu, inyatsi ziraminye kuva uyu munsi, imivumo iragiye, abadayimoni baramunze mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi vuye ku gisuzuguriro, ninjiye mu mugisha wanjye. Impanuka Satani azateza ntabwo zizafata, abadayimoni Satani azateza ntibazafata, impfu Satani azateza ntizafata, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Yesu, nivana ndahura n'umugisha wawe, nivana ndahura n'umugisha wawe. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo zakira umugisha ukomeye, ngiye gukomera, nzakomera cyane. Ngewe n'abandi ugiye kuturinda cyane Mwami. Satani n'abadayimoni barahunze, imbaraga mbi zirahunze. Imana iri kumbwira ngo ikuye impanuka 3 muri twe. Dutaha, tera haleluya. Hari abantu Imana yishyura amadeni ku cyumweru bazahagarara hano bagashima Imana. Hari ibitangaza muzagura nabyo musohotse hano. Ikindi, hari imitego yo kubananiza umwanzi yateguye, mukivano muyirwanya. Ntihagire umuntu uza kubabara, Imana yikuye mu nzira. Ntuze kugira ibintu bigusitaza, ukomere n'ifuhe ry'uko Satani yarakariye umugisha Imana iguhaye. Ku cyumweru aha turakira abantu 10 bavuga ibitangaza bakira. Murasanga ari Imana yakoze. Hari abantu bagiye guhamagarwa batanu telefone z'akazi, mukivana Imana ihaye akazi. N'agatenti nyirinzu yateguye kugusohora mu nzu uyu mugoroba saa 9 bari bube bagutaye hanze kubw'ideni ry'amezi y'inzu ufite, ariko kuko akanga ajya ahera Imana ntabwo akigusohora, ntabwo akigusohora, ntabwo akigusohora, ntabwo akigusohora. Zamuganza natura umugisha Mana ikomeye likita la benifo ene chantoze fa lokita la mango ene horigidi benifo. Natuye umugisha wawe muri ibi biganza, nanije imbaraga z'abadayimoni. Buri kintu cyose cyafatiriye ubuzima bw'abana bawe gitandukanye nabo, kandi data ndagushimiye ibitangaza wakoreye hano ntabwo ari ku bwacu, ni ku bw'imbaraga zawe. Twebwe ntacyo twakora, turi inyama n'amaraso zo mu mukungugu wo hasi, ariko nimusenga ndagushimiye ibyo wakoze Mwami. Icyubahiro ni kibi cyawe, kandi Mwami wanjye Mana yo kwizerwa. Igihe Salomo yuzuza gusengera Yerusalemu, icyubahiro cyawe cyaramanutse kigota urusengero, maze utangaza kubatanga havuga ngo hajya habaho guterana kwera mu gihe cyo gusoza amateraniro yera.
ajya ahagarara ahera cyane ahesha umugisha. Uzajya umanuka wica inanda kagungu n'uburima n'ubuzukira ubiziza umugisha basabiwe. Abana basabiwe umugisha, iki cyumweru cyose babona umugisha, ukwezi kose babona umugisha, umwaka wose babona umugisha. Ibyari bibagoye netaya binifo enetutala binistai roshantose eneda binikita ya mango rokita la binifo ene shantose dide rotaya binima ya shanto. Umugisha wawe ugendane nabo kandi iri shantosema aho bakandagira barindwe, ibinyabiziga bagendaho birindwe, bavuye mu ntara barindwe, bavuye hirya no hino barindwe, bari muri uyu murwa baha umugisha. Kandi tuzongeye guhura waremye amashimwe ku cyumweru, ndetse n'abandi tuzafasha mu mibyizi kuko kwakuzerekane kuri bo. Ndagushimiye kutanze umugisha, mbisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu wabambwe ku musaraba. Amen. Shalom, shalom.